gusunika kangukucini carubozo kangukuca amaraso iwacu kanguka 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 urunana rwaje ruje urunana nyarwanda kanguka urunana rw'impinduka rwakire Banyarwandakazi, Banyarwanda, bakunzi baraditeme, banyabujyango bw'urunana nyarwanda ruhana impinduka, kongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Hanyuma uyu munsi muri kumwe na Ashiri Kamana ndetse na David Kayitare, ariko uyu munsi dufite n'undi muntu twabashije kuganira, twemerera kuza nawe kugira umusanzu atanga muri ibiganiro dukora, ibiganiro biri mu kiganiro twise kanguka rubyiruko cyangwa se rubyiruko kanguka. Ubwo butumwa bwose ni bumwe, ni ikiganiro kigamije ibintu byinshi, ariko cyane cyane kigamije kubwira urubyiruko ukuri ku mibereho yabo, ariko no kubakangurira guharanira uburenganzira bwabo ku gihugu cyabo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyiza cy'imisozi igihumbi gitatse neza. Muzi indirimbo nyinshi zagiye ziririmbwa n'abahanzi batandukanye bataka u Rwanda, kandi koko barutakaga batibeshya. Dufite igihugu cyiza, ariko igihugu cyaranzwe n'amateka mabi kuva na kera, amateka arimo ubushyamirane, amateka arimo intambara zagiye zigaragaramo kumena amaraso y'inzirakarengane, amateka yagiye agaragara mu bintu bijyanye n'ubuhunzi, ku buryo ntekereza ko niba ibyegeranyo bitabeshye cyangwa byarakozwe neza, u Rwanda rushobora kuba ari cyo gihugu cya mbere gifite impunzi nyinshi hanze y'igihugu. Kandi ibyo bikaba ari uko bihagaze mu by'ukuri mu mahame 8 shingiro ya FPR inkotanyi. Harimo ikintu kivuga ngo kurwanya ubuhunzi cyangwa se kurwanya impamvu zose zitera ubuhunzi. Biragayitse rero kuba abantu barashoje urugamba bagashyigikirwa n'abantu b'impande zose, amaraso akameneka y'inzirakarengane, hakagiramo ingaruka zikomeye zatwaye ubuzima bw'abantu benshi, zatumye mu gihugu hameneka amaraso menshi, ariko amaraso akanameneka no hanze y'u Rwanda, kubera ko yaba abo leta ya FPR yagiye higira hanze ikabicirayo, yaba impunzi zahungiye muri Kongo ikazisanga ikazicirayo. Mbyibutse ko zihunga icyo gihe ntabwo igihugu cyitwaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo cyitwaga Zaire, cyari cyobowe na Perezida Mobutu. Ibi byose ni ibintu byagiye biranga amateka yacu, ni ibintu bibi, ariko tugomba kwemera kuvuga, tugomba kwemera kuganiraho, tugomba cyane cyane gushyiramo ukuri kugira ngo abantu bamenye ibyabaye. Burya yuzi icyabaye ukabuzi ububi bwacyo, ni nabwo ufata ingamba nyazo zo kukirinda no kugikumira kugira ngo kitongera kubaho. Haba mbwira urubyiruko ruri mu Rwanda, kimwe na David na Uriyo n'umutumirwa wacu ndababwira mu kanya, we ntabwo ari mu Rwanda, ari mu kindi gihugu, ariko ntago turi bukivuge kubera impamvu z'umutekano. Haba ngira ngo abantu bagize urubyiruko bumve neza ko iyo leta ivuze ngo muri amizero y'ejo, ni mwebwe muzubaka igihugu cy'ejo hazaza, ni mwebwe dutezeho gukomeza gusigasira ibyiza igihugu cyagezeho no gukosora ibibi biri mu gukorwa. Bivuze yuko leta igomba gushyira
mu ngamba zayo ibintu byose by'ibanze bituma urubyiruko rumererwa neza. Ni iki gituma rero urubyiruko rumererwa neza? Ni ireme ry'uburezi rikomeye rishinze imizi kandi rishingiye ku ndangagaciro nziza. Ni imibereho, kuba urubyiruko rushobora kwiga, rwarangiza kwiga rukabona akazi, kandi byumvikane ko iyo babonye akazi barahembwa, mu guhembwa bakitunga, bakishyura n'imisoro iza gutunga igihugu. Icyo nicyo kintu cya mbere kigaragaza ko leta ishyize rwose mu ngamba zayo zifatiro cyangwa se mu ngamba zayo prioritaire zikomeye ko ubuzima bw'urubyiruko babushyize imbere. Si uko bimeze, ahubwo twagiye tubona bamwe mu bagize urubyiruko batangaga ubutumwa bwiza bicwa, abandi bari bafite impano zihuza abantu bagiye baburirwa irengero. Aha mvuze Kizito, mvuze Bahati, mvuze Gerard Niyomugabo. Turabona n'abandi nubwo wenda tutabitanga mu rubyiruko ariko bari bakiri batoya nk'abakarasira bagiye batanga ubutumwa bavuga bati nyamara ibintu ntabwo bimeze neza, nyamara ukuri ni uku nguku. Ariko aho kugira ngo leta ivuga iti ibi bibazo koko birahari, reka dushake umuti wabyo, umuti urambye, bagahitamo gufunga umuntu. Nta kindi rero FPR iyobowe na Perezida Kagame izi gukora imbere y'ibibazo by'abaturage. Iyo hari ikibazo cy'umuturage, icyo ikora ni kukizimya aho kugikemura. Ibi bintu abantu babyumve neza, biri mu byatumye duhaguruka tuvuga duti ibi bintu bimaze kuba karande, bimaze kuba umuco mubi ugenda kandi wanduza, cyangwa se umuco ugenda uba icyo nakwita uburozi ku rubyiruko rwacu. Tukavuga duti ntabwo tuzarebera ibi byose. Hejuru yaho ubona abantu bitwa ko ari abayobozi nka ba Rucagu, bitwa ba Mporiki, bitwa ba Immaculée, bitwa ba Kabarebe, ba Mubaraka, bafite ukuntu bagenda, ndetse na Perezida Kagame ubwe cyangwa n'umufasha we Madame Jeannette Kagame, bafite ukuntu bagenda bagahura n'urubyiruko bakaruha ubutumwa, bakarubwira ngo ibintu by'amateka, ariko byose by'ibihimbano. Ni ibintu tuza kugarukaho nyuma y'ubuhamya tugiye guhabwa n'umutimwe wacu. Ntatinze ngiye kubabwira izina rye, yitwa Ngabo Patrick. Ubwo munaza kumwumva mu kanya muhaye ijambo, akabanza gusuhuza abantu badukurikiye, ndetse na David Kayitare nk'uko dusanganwe nawe araza gusuhuza abantu badukurikira. Hanyuma turaza gutangira ku buhamya bwa Patrick Ngabo. Ubwo buhamya burakurikirwa n'ibitekerezo bya David Kayitare kuri ubwo buhamya. Nyuma yaho turaza gutanga ubutumwa ku rubyiruko nk'uko dusanzwe tubikora, kuko hari icyo tutarebera. Niba ubuyobozi buri mu gihugu bwa FPR bufata umwanya bugafata ubushobozi bwose bufite kugira ngo bubwire urubyiruko uko bashaka kubaruga, uko bashaka kubayobora buhumyi, uko bashaka kubashuka no kubabeshya ku bijyanye n'amateka, babagamije kubumvisha ko ibibazo by'urubyiruko ubu ngubu biterwa n'abandi banyarwanda. Abanyarwanda ngo babanzi b'igihugu, ngo basize basenya igihugu, ngo abanyarwanda ngo bibigarasha, abanyarwanda ngo bibipinga, abanyarwanda ngo babajura, ngo bafite imico mibi, ngo bagiye ngo kwangara, ngo bagiye kwangara hanze. Mwagiye mwumva Perezida Kagame avuga ngo baterura ibikarito, nyamara tugiye kureba ubuzima bwe mu bwana bwe twasanga nayo mahirwe yo guterura ibikarito ataranayagize. Ibi rero impamvu tubivuga, hari abavuga bati murimo gusuzugura, murimo gutuka umukuru w'igihugu, murimo kuvuga nabi leta, murimo gusebya leta. Ntabwo ari ugusebya leta. Leta igomba kuvugwa ukwiri, kuko leta si umuntu, kandi leta ibyo ikora bigenwa n'imyitwarire y'abari muri iyo leta. Ariko mu Rwanda ntabwo dufite leta, dufite agatsiko k'abantu bafite imbaraga z'umurengera mu gihugu, bakora ibyo bishakiye, hanyuma abandi bagakurikira, cyangwa se uwitambitse agahura n'ibibazo bikomeye birimo kubura ubuzima. Iyo atari ibyo ngibyo akagira amahirwe arahunga. Mwibaze rero aho tugeraho tuvuga ngo umunyarwanda kuri iyi leta ya FPR ifite mu bigabo n'imigambi yayo ko igomba guca impamvu zo zitera ubuhunzi. Mwibaze aho tuvuga ngo umunyarwanda arahunze, ngo ni amahirwe agize kuba ahunze. Ibintu mu bitekerezeho, cyane cyane abitwa intore, abashyigikiye leta,
ndabizi murayishyigikiye, hari ababona ukuri bakakwirengagiza, hari abatazi ukuri, hari n'abemera ko ari uko bigomba kugenda kubera ko babyungukiramo. Abo twibandaho rero cyane ni abo ngabo batazi ukuri, bagomba kumenya ukuri, kandi kugira ngo bakumenye tujye twifashisha ingero zifatika. Ntabwo tujye duhimba ibintu ngo tuzane ibintu bivuye ahantu hatazwi. Ingero zifatika n'ubu buhamya abantu bagenda baduha. Haraha ijambo abo turi kumwe, ndagira ngo manze nshimire byimazeyo ubutwari bwabo, ariko nshimire n'abandi bakomeje kudukurikira muri iki kiganiro cya Kanguka Rubyiruko ari benshi, abatwandikira, abaduha ibitekerezo, n'abaza kutwunganira bavuga ko ibyo twavuze ari ukuri ko nabo babibayemo. Bivuze ngo ibintu byinshi bivugwa abanyarwanda benshi barabizi kandi babibayemo, ahubwo icyo bakeneye ni ukumenya ngo niki cyakorwa kugira ngo ibibazo byabaye karande bikemurwe, kandi bikemurwe mu buryo burambye. Reka manze mpere kuri Bwana Ngabo Patrick, numve ko mikoro ye ikora neza, asuhuza abadukurikiye, hanyuma mpijambo na David nawe abasuhuza. Bwana Ngabo Patrick, uranyumva neza? Ndakumva neza cyane. Urakoze kuruhawe ikaze kuri Radio Iteme, wasubiza abakurikiye ikiganiro, hanyuma hahana David ijambo. Turasuhuza abavandimwe abaherere bose kuri ino si dutuyeho, ari abari mu Rwanda, ari abari muri Afurika, n'abandi bari hanze, bose bafite intego nk'iya natwe dufite, cyangwa iyo twifuza muri rusange. Turabatuje. Urakoze cyane, nawe turagusuhuza. David Kayitare, uranyumva neza? Yego, wazamura ijwi gatoya hanyuma ugasuhuza abadukurikiye. Ndakumva Shire, urakoze kumpa ijambo. Nkuko bisanzwe ni David Kayitare, i Nyagatare, Rwanda. Ndasuhuza, ndagushimira cyane kwanza wowe wateguye iki kiganiro, kantumira ugatumira n'umuvandimwe Ngabo, nawe ndamushuhuje. Ndashimira n'abantu bakomeje kudukurikirana ibiganiro dukora, twigisha urubyiruko, dukangurira urubyiruko guhumuka no gukanguka nk'uko ikiganiro cyacu kivuga. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe navuze ko ntazongera kuvuga ku by'umutekano nta gihinduka, ahubwo nihagira nibiba beyond cyangwa se bikarenza igipimo nibwo ariko biracyari kwa kundi. Nk'uko bisanzwe ndi Nyagatare, ndumva nagusubiza ijambo tugakomeza tukaganira nta kibazo. Urakoze. Urakoze cyane David Kayitare, twatangiranye iyi gahunda yo kuganira n'urubyiruko, kuganiriza urubyiruko, kurubwira ukuri tuzi ku mateka n'ukuri tuzi ku butegetsi bubi dufite bwa FPR. Ubwo ntatinze ndagira ngo umuvandimwe Ngabo Patrick afata ijambo yibwira abadukurikiye, ariko naduha ubuhamya bwe. Yavukiye he? Yabayeho ate mu Rwanda? Ubu ngubu ari he? Kuzihe mpamvu? Ababyeyi be bari he? Kuzihe mpamvu? Reka ntatinze no kubatera amatsiko menshi muha ijambo. Bwana Ngabo, nkwise Bwana Ngabo, ariko uri nka murumuna wanjye nkurikije imyaka ufite, ariko wafata ijambo noneho ukaduha ubuhamya bwawe. Murakoze cyane. Ndabasuje abo muherereye mwese. Amazina ni Ngabo Patrick, ndi mu gihugu, yani mvuge ko mperereye muri Afurika kuko ariho n'ubundi mbarizwa. Naravukiye, ndavuga ko navukiye muri Congo, ariko nkurira mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Muhanga. Ndakeka maze igihe kinini cyane, wenda ariko rwo maze igihe kinini cyane ndacyibuka ibyambayeho nk'aho byambaye hejo.
cyangwa nk'ibyo naciyemo kuko ndabizi cyane n'igihe byabagaho nta bundi byabagaho atari njyewe navutse nk'abandi bana b'abahungu mvuga ku babyeyi babiri bombi ariko bw'amahirwe makeya wenda ariko mvuga ndakeka ntari buze kubirambura cyane ndagenda mbicishamo mu ngingo yani ndagenda mbicamo gake mo hagati kugira ngo nyine tureka kurya umwanya cyane ndakeka mfite imyaka 8 cyangwa 7 ndabara hagati 7 n'8 naje kugira ibyago ndabyita ibyago umubyeyi wanjye umwe yari we papa arafungwa yani ndavuga ko nta kintu twari tubuze mu rugo rwacu kuko twari tubayeho neza turya icyo dukeneye tunywa icyo dushatse yani twese mu mudugudu turukamo aho twabaga iwacu ndakeka twari turi mu bantu bifashije kabisa papa ari wa mugabo nabonaga abantu bose mu gitondo baza gutoraho isukari abakeneye ibyo guteka kaza bakabitora mu rugo bumva ko ari umuntu wari ufitiye igihugu akamaro pe kandi ndakeka nta n'umuntu bari babanyeho nabi n'uyu n'umwe yani ngo wenda barafitanye ikibazo ntawe kuko na nyuma y'uko afungwa twagiye dufashwa n'abantu yagiye agirira neza ariko abanyarwanda se nabo ko barambirwa vuba wagufasha umwaka umwe 2 ntabwo byateye kabiri natangiye kugenda mbaho mu buzima bugoye urabizi haba mu buryo bwo kwiga ntabwo umubyeyi w'umumama wari usigiye abana barenga 5-6 yari kubamanaginga bose ngo abigishe abagaburire abamenyere buri kimwe byari bigoye ariko byaragerageje ko ashoboye ndamushima cyane umubyeyi wanjye aturwanaho ariko kuko njye nabonaga n'ubundi uko nagendaga nkura urabizi umwana udafite umubyeyi yani udafite se ngamukangare amubuze gukora ibi amwereke inzira agomba gucamo hahandi biragora cyane kuvuga ngo mama nyina umubyara yamushira ku murongo uko byakagombye ndabyibuka neza ngifite nk'imyaka 13-14 naje ninjye wicaye ubwanjye ku giti cyanjye kuko nabonaga papa n'ubundi bahora bambwira ngo azafungurwa ejo ngazafungurwa nkamubona hasi ibintu babambwira ni ukuri ariko mbere yaho ikintu cyatumye nza kumenya ko kuba afunzwe nyine afunzwe ashobora no kutazaza yigeze guca munsi y'ishuri nigagaho by'ahantu bita Nyabisindu yani mu biti byitwa muri bari mu biti none ndiba mu kirahure mbona papa arimo aratambuka ngira umwarimu wo twigishaga ati se papa waretse nkamusuza yarankomerekeje uwo mwarimu yambwiye ijambo ribi ndashobora gusubiramo ariko nyine mbona ari umwana nyine ndavuga ati musuzuguye yanankubitse ndamureka ariko ndatahambaza umuntu abantu bafunze ko mbona bari imyenda itandukanye ni ukubera iki bikoransobanura kuri uyu muryango mwari uzagiza abakati imyaka aba ari kugororwa ngo hari kumva n'abagore ibintu nk'ibyo ubwo ngenda mbita mu matwi saa ngenda nsobanukirwa ndabona ko ingoma atari yaye ndibanaho abo zari zangiye ariko ko ntawe nari mfite uzajya ngaburira nk'uko mbyifuza cyangwa uzameza buri kimwe nkeneye njye nafashe umwanzuro wo kwirwanaho nyine mu buryo nshoboye bwose ndagenda ntangira kujya ngenda gushakisha ubuzima nyine ari umwana mutoya rimwe ishuri rirananira birangira ishuri ndihagaritse ariko kubera atari ubushake bwanjye kagenda nkaba mayibobo nkagira gute ariko mfata umwanzuro ndavuga ngo kuba nzi ko navukiye muri Kongo bazajya iwacu muri Kongo nako nzahurirayo na bene wacu ngabo ihangane gato nkubaza akabazo gatoya sinzi ko wabivuzeho ubanza nabyibagiye wenda muri Kongo byagenze gute kugira ngo uvukireyo hanyuma umubyeyi wawe amaze gufungwa
na mama wawe amaze kubura uburyo bwo kugira ngo wenda abiteho mwese, leta hari icyo yabafashije? Ko twumva ko leta ifite ukuntu ishyira abantu mu byiciro by'ubudehe, igatanga ubufasha rwose ngo bufatika. Njye ndabizi ko harimo tekinika, ariko ndagira ngo nkawe nk'umuntu wabibayemo utubwire uko byagenze. Donc wabanza ukatubwira ukuntu wavukiye muri Kongo, none ukatubwira umaze kugira ibyo bibazo byose icyo leta yabafashije. Urakoze kungarura inyuma, ahubwo uranyibukije. Ndakeka kubana navukiye muri Kongo, papa wanjye yari umusirikare muri 1997, ndakeka aribwo bagiye muri Kongo nyine ahurira na mama n'uwo ngo muturuka muri biriya bice byo mu misozi miremire, niko nyine bahuye. Nyine urumva nyine abantu bahuye, naje kuvuka gutya. Ariko papa wanjye amaze gufungwa ngewe buriya sinzamenya kurya amagambo mvugira inkunga ya leta, navuga nkahagarara nkavuga ati iyo mwarayimaye. Nuko nishyuraga amafaranga 500 ku ishuri ku gihembwe, ndakeka abantu babizi. Iyo mituweli bavuga, mituweli se bayishyira mu nkono bakayirya? Iyo mituweli baduhezaga ngo icyiciro cya mbere cy'ubudehe nayo kujya kuyibona narwaraga iki? Umwana mu bakene ararwara, nari kuba ndwara ibiki? Izo mituweli zabo nta n'umunsi n'umwe nyivurizaho. Abo yafashe ubwo yarabafashije, njye ntabyo nigeze mfasha, nta n'ikigize mari ibyo, kuko ibyo nari nkeneye ntabwo byari ibyo ngibyo. Kanjye impamvu mvuga ngo ntabwo byari ibyo, sinumva ukuntu umuntu nkanjye, nimba umubyeyi wanjye yaba afite ikosa uko ryaba bimeze kose, nka leta ibizi neza ko uwo muntu asize abana cyangwa asize urugo, kuvuga ngo iramugenera mituweli. Sinumva mituweli njyewe mituweli ntayo nzira nigeze nivuriza, nta n'umunsi nigeze ndwara, nta bitaro byabo nigeze njyamo n'ibi na rimwe. Niba nakora nibarura bagasana narabigezemo, njye nzabasubiza amafaranga yabo bampaye, kuko ibyo ngibyo byo nta nkunga ya leta nzi. Cyangwa zari umunsi umwe ndibutsa nanone bigeze kuvuga ngo bari guheza abantu ngo batishoboye inka, gira inka. Umudugudu araza mu rugo, ari impari kabisa, arabarura, aratubaza se mufite ngo imiringoti iriho urubingo? Urubingo ngo hari muzamuca ubwatsi nyine bw'inka. Arababwira ati twebwe isambu dufite ni iyi ngiyi, turayibereka. Nyine bajya kureba imbingo ziriho zahehe. Hari imbingo nkeya nyine zimwe zo mu giturage murabizi. Ariko ndibaza iyo nka narayitegereje ko izaza mu rugo turayibona, ariko naho nibaza kundi inkagira inka igomba kurya urubingo gusa, ntabwo yarya n'ibindi byatsi. Ibintu cyatumye batari duheza ko cyaba ari icyo, urwo rubingo twabuze, ariko ntayo baduhaye kuko baratubeshyaga, nta nka nabo. Hari n'igihe nigeze kuvuga ngo bari gutanga amabati 3 bari gutanga. Inzu yo mu rugo n'ubundi ziri hafi kugwa, igiye kuzatugwira, duhora twaka nyine. Hari ibipapuro bavuga ngo baka ku murenge kugira ngo uvugurire inzu yawe, sinzi ukuntu babyita, njye ntaho mbizi. Ariko ibyo bipapuro nyine twajya tujya kubyaka, bakatubwira ngo tuzazane ibyangombwa by'ubutaka, kandi ibyangombwa by'ubutaka batwaka twebwe twajyaga kubitora ku murenge, bakatubwira ngo papa wacu nyine ngo ntago bisinze, ngo bihago bisinyeho ngo na papa. Kabiri ati papa wacu arafunze, nyine akatubwira ngo tuzajye ngo kuri gereza ngo dusinyishe ibiki. Wajya kuri gereza ati mujye ku murenge, ayo matike bayakurayo kujya kwirwa wirukanka ku bintu nk'ibyo ngibyo. Birananirana nabyo, dukenera kugurisha nyine ngo twivugurire inzu zacu, nabyo biranga. Nta kintu, kuko mama ndakeka ageze gushaka ahantu dufite nyine ishyamba, ngo ajyane kwiga ngo iby'ubukanishi nyine, murambe umukanishi, ubona nzamufashe iminsi izakurikiraho nyine mu gihe azaba atagifite ubushobozi. Byarangiye byanze nguko nubwo ndi hanze y'igihugu, ngiye ntabwo mfite ubushobozi bwo namutunga. N'ubu ngubu aracyakeneye izo mfashanyo za leta ko ntazabona. Yararwaye akaguru kari hafi gucika, ndetse kari gucika. Iyo mituweli bavuga ko yagiye kwivuriza, bakamubwira ngo azajye gushaka ngo ibiki n'ibiki, ngo azajye kwivuza ku bindi bitaro ngo bya prive. Izo nkunga rero muri arumbajije zo ndumva tutazemeranya, kuko ngewe nta nkunga yabo nemera nabonye. None narengeze ku kibazo cyo kuvuga ngo naje kwicara ngiye ntekereza kuba najya muri Kongo ngasanga bene wacu,
naramanutse ngewe n'amaguru, nari mfite igare ndagenda ngeze mu Ngororero rirapfa nditayo ndakomeza n'amaguru ngera i Rubavu. Hari abantu bari bwumve ngo kugira Rubavu n'amaguru ntabwo umuntu yahagera. Narahagenze n'amaguru, narahageze ndahagera n'amaguru yanjye abiri, ndambuka. Ibyo kuvuga ngo bafite abasirikare ku mupaka, narambutse nijoro ndagenda njya muri Kongo ngerayo. Nabyo umutekano nyine urumva nta giswahili nari nzi cyinshi, mwumva nyine biragoye cyane kuba wabana b'abakongomani nyine nta kazi ufite ndakumvikana uri imbobo muri Kongo. Biranga ndavuga ko byanze, ngaruka iwacu. Barambaza byakugendekeye gute? Ngabo ihangane nongere nguce mu ijambo no kugira ngo abadukurikiye bazumve neza ubuhamya bwawe, bumve byose uko bihagaze. Ndagira ngo ire abadukurikiye ese papa wawe yari umusirikare, uvuze ko yagiye muri icyahoze ari Zaire, ari mu ngabo za RPF, agiye ku rugamba, hanyuma nibwo wavukiyeyo. Ariko papa wawe yaje gufungirwa iki? Uko ubizi mu makuru ufite, yafungiwe iki? Hanyuma amaze gufungwa waba waragize amahirwe yo gukomeza kuvugana nawe? Ibyo nzi kuri papa kuba ibyo afungiye, ndakeka wenda ntashaka kubona kuba ahantu ari, ntabwo nshaka kubona byamugiraho ingaruka, cyangwa nawe ngo mbe namushyira mu kaga. Kuvugana nawe umubyeyi n'umwana ni ngombwa, bagomba kuvugana, kandi naje kumenya icyo yazize. Ahanini kuko niba ikibazo ari ikintu cyahungabanya umutekano we aho ari aka kanya, yacyahungabanya ntabwo wakihorera nta mpamvu yuko akarengane abantu barakazi, wakihorera kugira ngo umutekano we uhungabane. Ariko wakomeza noneho ukatubwira uko wageze aho ngaho, ufata umuhanda ujya muri Kongo. Ni ibintu ndimo kuva birababaje cyane. Ujyayo hanyuma ugera aho uba Mayibobo, ugera aho uza no kugaruka mu Rwanda. Komereza aho ngaho tubwire. Nagarutse mu Rwanda, ngeze mu rugo asanga n'ubundi noneho wari waremenyereye kwirira muri Kongo, uzi ko haba ibyo kurya, kwirira ibiryo byiza byo ku muhanda, nkorera abantu utuntu tw'imirimo duto nkabona ibyo kurya. Ngarutse mu rugo masanga hari inzara iteye ubwoba, mbona nabwo bizavamo. Ariko ku byo byose byambagaho, ubuyobozi se nibwo ari bubizi ko umwana yabuze, nta wigeze umushakisha. N'umunsi nagarutse n'iwacu ngo bambaze se wari waragiye, nta wigeze amenya ngo uyu mwana, yani ntabwo ibintu ubundi. Hari ijambo ngiye gusubiramo kandi nza mbibwira n'abandi bantu tujya tuganira. Ntabwo iyo izina ryanyu ry'umuryango ririho akarongo gatukura, ntabwo leta ishobora kukwitaho. Iki cyo narakibonye, kuko si njye njyenyine ufite ikibazo nk'iki, n'abandi duhuje ikibazo bafite ababyeyi batarumvikanye cyangwa batumvikana neza na leta. Nta n'umwe ubayeho neza. Iki cyo ndakizi. Abantu babayeho neza ni bano bana b'abaminisitiri, bano bana bo mu bakire. Kuko nge ndakeka umunsi nagarutse i Kigali nakoreye mu Gasyata, nazaga nkora mu gipangu ahantu najyaga nkupakupa ibyatsi, nkora mu gipangu n'abana b'abakire dusha imyaka babayeho neza, bana babyibushye. Umwana w'imyaka 23 ugasanga afite nk'ibiro 80, wowe ufite imyaka 19 ufite ibiro 35. Nyine nibwo ikwerekana nyine itandukanyirizo sasa ry'umwana w'umuyobozi n'umwana wa rubanda rwo hasi. Noneho ukuntu naje kugera kwisanga muri Kenya, nabwo naje gusubira muri Kongo. Buriya muri Kongo nimwumva abanyarwanda ngo bariyo ari benshi, abenshi bagira ngo banahizirikaho, hari nimba kuba hari ubuzima bwiza simbizi. Subirayo nabwo ndagenda mbawe none igihe kinini cyane ho, noneho nawe maze kumenyera, maze guca akenge, noneho nanjye maze kumenya cyane ibita nyine ngo no gukamirika. nawe maze gukamirika njya muri Kongo, ndagerageza noneho nabwo mba umushoferi. Kongo barareka, ariko ikibazo umuntu w'umunyarwanda uvuye Igitarama akajya muri Kongo akaba umushoferi, na leta
ntigire kikugira tureke ibingi bavuga ngo abakongomani ngo bisha abanyarwanda bageze gute bakakureka ugakora ukabaho tukabazana urugo rwa babizi neza ko uri umunyarwanda ko nta kintu bakugira nta cyangwa bakubajire mu muhanda ntaki akakureka ugakora ukabaho ugatunga urugo rwawe cyangwa nawe ubwawe ukitunga ndakeka ubwo ngubwo ku muturage wo muri Kongo nubwo aba afite ikindi kibazo wenda cy'umutekano ku ruhande rwiwe cyangwa niba waba uri umunyarwanda ukagira ikibazo cy'umutekano ukigira nk'uko n'abandi bakongomani bose bakigira muri rusange njyewe nabaye igihe kinini ngaruka mu Rwanda hageze nanjye ngira ikibazo sasa cyo gushaka gufungwa icyo kibazo cyatumye njya kuba ahantu bita Nyabinoni sinzi wenda niba hari umuntu hazi kuri abantu bari hano bari kutwumva haba hazi barahatahura bahita Nyabinoni ni mu karere ka Muhanga ariko ni mu murenge wa Nyabinoni warenze ahantu bitazanya bikenye inyuma za ndizi inyuma bayo ndihisha ngabo mbabarira nongera nguce mu ijambo mbabarire rwose ndagera nkubaza utubazo si ukuguca mu ijambo ariko ni kugira ngo tubyumve neza bari bakibaza gufungira iki yewe nagize ikibazo harabizi umwana ari umusore hari ashobora gukundana n'umukobwa mugenzi we ariko ngiye kuba ngo narakundanaga n'umukobwa ntabwo singiye ndavugisha ukuri kuko nyeka n'ukuri kwanjye n'icyatumye wenda batabikomeza nasanze ariko byarakagambana iyo bari umuntu yaba ari ikindi kintu kibi naba narakoze nari gukurikirana ariko igihe kijya gutuma mfungwa nicyo kuri polisi ibimenyetso batangaga baje kuvuga ngo umukobwa aratwite nibaza nimba ntera inda nk'Imana kuko ndakeka Mariya ari wenyine watwita atahuye n'umugabo ngiye bati ntanda n'umukobwa namuteye bakavuga ngo umukobwa afite indi y'amezi abiri njye umaze ukwezi kumwe mvuye muri Kongo iyo nda ninda nyabake ndavuga ntewe ibyo ngibyo ntago mbizi kabisa ngenda arengana kuko yambara abikoze koko n'umukobwa yari mukuru se hakuko ari umwana mu bayobozi bangendaho bakoze banisha umutwe bangendaho abayobozi ibaza gufatwa n'umuyobozi akakubwira ngo ariko aragabaza ubwenge kwe kuko azi ko atari bukujyane akubwira ngo ugiye gufungirwa icyaha n'iki we agaza akakubwira ngo ngese ngo waje tukagenda nkajya kukugurira icupa yambi bari pfuye ngiye ntabwo nabwaga inzoga icyo gihe inzoga nanywaga ababyeyi ati ntabwo nzanywa inzoga bantega mu buryo bwose bushoboka hari umupolisi ntabwo namubwa izina angira inama arambwira ati rero urimo urashakishwa inama nakugira shaka ahantu ugiye hari ikibazo kitameze neza bitekereza nayo ndeba kuko muri iyo minsi nari maze iminsi ngenda bamusha murabaye muri Kongo se naye sinari noroshye barangirizaga uburyo bwose bushobotse ariko nkabigenda mbikwepa ubwo naje gufata umwanzuro yerekeza mu gihugu cya Uganda namara igihe ariko hari ukuntu ufite hari igihugu burakangubwira nubwo ibintu by'amoko nyine tutadukunda narakunda kujyamo cyane muri n'abanyarwanda nyine n'abateteri bene banyu b'abahutu bahunze igihugu bose none ibingibi hano mu gihugu cya Uganda birakoreshwa ariko nyine ibyo ntacyo bwabimbye njyari n'umwana ibyo by'ubuhutu n'ubututsi ntaha byangeza kandi byari bimariye icyo ndarengamije gusa no kugira ngo mbeho ubuzima naciyemo bimwariye mba numva ntashaka no kubisubiramo kuko nza nibuka ndi mu Rwanda hari umunsi ndibwa n'inzara nawe ukuntu nareka kukavuga ndibwa n'inzara irangiye hari saa 9 z'ijoro ndabyuka ubwanjye ngewe njya mu murima w'umuturage abantu babaye mu giturage arabizi ukuntu abantu bazahinga ibijumba noneho baravanyemo ibijumba hakadasigaramo imishibuka byitwa imishibuka noneho njya gucukuramo ibyo bijumba sasa ngo ndebe ko narya saa 9 z'ijoro mu gicuku muri ibyo bijumba none igitangaza cyabaye nta kijumba kimwe nabonye habe n'umugozi nabonye hawa kinzara nimbi kuko abantu babonanza ari haba inzara irandya nturanye n'abantu baraye bariye bahaze kabisa bo nta kibazo nta abantu bose bafite inzara kimwe ariko kuko nari mbonye ngiyewe inzara kuyanga inzara inyice mfata umwanzuro agenda pati twari dufite inkoko mu rugo
ndayibaga njye ku giti cyanjye ndayotsa ndayirya mu rugo barankubise ko nakoze amakosa barankubita ariko nza gusanga neza ko amakosa nakoze naramiraga ubuzima bwanjye kuko nibyo urubyiruko ruri hariya iwacu utarize utari umwana w'umuyobozi utava mu muryango uriho akantu gatukura nta kazi wabona keretse gukora izamu kuzakabona izamu rihemba 330 gukora ibindi imirimo iciriritse y'ubukarani yo ewana urubyiruko ruzayikora ariko ikintu mpamya neza 100% ubuzima nagiye ncamo rimwe na rimwe hari n'abantu njya mfasha ngiye nubwo bitewe n'aho ndi nzafasha n'ubwo turi kumwe nabo mfasha kuko uramuganirizwa ugasanga mwakuriye rimwe afite imyaka 21 naratunga n'ibihumbi 30 mu ikofi nkamugira inama nkamuganiza kora bino ure uzabaho akagerageza bikaranya naho hunze agahunga inzara naho abahunze inzara nta kindi abahunze yagera muri za Uganda yagera muri za Sudani yagera muri bindi bihugu by'u Burundi basanga nyine ahuye n'ubuzima bwiza wenda baheho gutyo bakatanya bati uya muhungu yarahunze ubura yagiye muri ibi nibi basanga ibintu bigoye cyane kugira ngo byakire niyo mvuze ngira inama urubyiruko rimwe na rimwe cyangwa abajene tungana navuga ngo gukora cyangwa yani nkoresha inshinga ivuga ngo gukora ntago ari kwikorera ibintu bikuvunnye cyane cyangwa ntago ari kwikorera umuzigo ukuremereye ngo bigaragare ko wakoze cyane kuko wavunitse ahubwo njye nasanze gukora ni ugukora akazi karangwa n'ibintu byinshi akazi karangwa n'inyungu yani ari we musaruro kuko narakoraga ariko ntiyangira ikintu ngeraho ariko ntabwo narekaga kugera ku nyungu cyangwa gukora ngo ngere ku cyo nifuza kuko ntazi gukora ahubwo nuko nta hantu nakoreraga yani nakoraga ibintu bidashimisha abo mbikorera niyo mpamvu nta nyungu nayibonagamo kandi ngira ikibazo ngo kuba mfite umuryango wanjye navukiyemo mwiza wari akagombye kuba untunze uwo muryango wanjye ukaba ufite inzitizi kuko nta kintu twageza mama wanjye ahari ameze nk'umuco w'imyaka 70 kandi aracyafite imyaka 40 abayeho nabi barumuna banjye bose nta n'umwe ubana n'undi bagenda baba mu ngo z'abantu bakorera abakire bamwe bararwara ukuntu umuntu amazinga amezi 2 barwaye ngo ngajya kwa muganga na mituweli bakamwandikira ikinini kimwe ese iyo niyo nkunga leta bari kuvuga ngo baheza ngo abantu ntago ari nkunga baheza abantu ngabo reka nkugana wenda n'ahantu hasa nkagana ku musozo w'ubuhamya bwawe ariko ubuhamya bwawe ndabizi ko ari burebure ndabizi ko burimo ibintu byinshi nzi kuzanagaruka abadukurikiye rwose ntibakege ko ari ukukwima ijambo aho ndagira ngo na David Kayitare agira icyo abivugaho ariko mbere yuko agira icyo abivugaho hari ibintu leta ivuga ngo urubyiruko ngo ni mwihangira imirimo waba warihangiye imirimo ugasaba inkunga bakayikwima ngenzi uko bigenda ariko ndagira ngo abari mu Rwanda n'abari hanze bazi ko mu Rwanda ari paradizo bumve neza iyo ngingo ni batubwira tujye tubwizanya ukuri ikintu cyane cyangwa tubwizanya ukuri ko ari cyo cy'ingenzi ubundi kurubwira umuntu akubwiye ngo ihangire umurimo akorera leta iwe nta murimo yihangiye akorera leta ahembwa n'igihugu nta mwana we n'umwe wigeze wihangira umurimo atunzwe na leta mu mushahara wiwe n'ubutunzi bwa leta wese arakubwira ngo wihangire umurimo nta bumenyi yaguhaye none se ntiyakwigishije neza ntibagufashe ngo wige nyine wige ibyo nimba ari ikoranabuhanga nimba ari iterambere ugira cyangwa ibikorwa runaka uzi ngo wihangire muri iyo mirimo ntabyo wigishije ese uwo murimo uri bashaka ko umuntu yihangira ni uwuhe murimo ni umurimo umeze rero ntabwo nigeze ntegura sibyo ko niyo mutegura abantu batamfashe ngo ndetse kugira inzara ko bari kumfasha ngo wihangire umurimo nta n'umurimo mbona gusa niba urubyiruko ruri mu Rwanda njyewe nimba bazandike ku nyamakuru bavuga ati twasuye abantu abanaka bazana ibimenyetso berekana ko bihangiye imirimo
nta mirimo mu Rwanda bakihangira ayo imeze gute barayihangira bari Iwawa uzi urubyiruko ruri Iwawa no mu magereza barihangira nabyo wagira ngabo nabyo wagira icyo uvugaho wenda nkahita mp'ijambo David Kayitare. Urubyiruko rujya Iwawa bavuga ko ari abantu ngo baba ari abana b'inzererezi ngo bafite ngo ibibazo by'gufata ibiyobyabwenge cyangwa inzoga, mbese ngo abantu bitwara nabi niko babyita. Ariko nk'ubwo ngubwo urumva hari aho wakwe inzara yenda kukwica kubera ko wabaza inkoko kugira ngo uramure ubuzi bwawe, icyo gihe iyo bakujyana no mu buyobozi washobora kwisanga aho bita Iwawa bavuga ko uri umuntu wananiranye kandi ari ikibazo cy'inzara. Ibi bintu ubifata gute kuba hari leta yitwa ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ngo leta ngo yazanye ngo udushya, uzi ko bahora bavuga ngo barimo kwesa imihigo, uzi ko bahora bavuga ngo iterambere ngo abanyarwanda ngo bagendana ngo abanyamahanga ngo byarabayoboye, uzi ko bahora bitaka ibintu byinshi, ariko nkurikije ibyo mbwira nta izo programme zose bavuga, izo ngamba zose baba bafatiye umuturage cyangwa urubyiruko, nta na kimwe ntago byose bigera ku rubyiruko. Hari abatoneshejwe bake cyane bahari, ariko hari n'abandi bakeneshejwe cyane. Ibi bintu wowe kuri iyi leta ubona biterwa n'iki, ubona byakosorwa gute? Hanyuma ndahita mp'ijambo David Kayitare. murakoze cyane. Icyo nge nabivugaho kampere kuri ijambo Iwawa kwanza, iryo ryo no kuryumva rineriserere. Iyo umuntu afungiye Iwawa, hari umuntu nzi w'umusirikare mu Rwanda yavuye Iwawa amaze ukwezi kumwe ahita ajya mu gisirikare. Papa yari umusirikare, yaramwifatiye ngewe nari impare, si ibintu ndi guhimba, nari impare, aramufata aramwijyanira Iwawa, baragenda n'ibyo bamukoreye. Amaze nimba amezi angahe aragaruka ajya mu gisirikare. Ega none hari ikintu mutazi mwebwe muri hanze, Iwawa ntabwo hajyaho umwana w'umukene. Umukene wishe inkoko mukatira imyaka 6 akajya gufungirwa 1930, nimba ari 19, nimba ari impanga, nimba ari mageragere, nimba ari nta mukene ujyana Iwawa. Abantu bari Iwawa ni ibyo kutubeshya, usanga nta Iwawa si Iwawa hari izihe mfungo. Iwawa ari abana b'abakire, abana b'abayobozi baba bananiye banyweye ibiyobyabwenge. Ese ubundi ibyo biyobyabwenge baba bavuga baba babikuye he? Umwana ngo bamufatanye, ngo umwana wo mu giturage bamufatanye kokaine ngo ya miliyoni zinga zikuye, cyangwa ubwo n'abayobozi babibahaye bakabibagurishaho. Kongeye izo nkuru zose ahubwo ko ari igihe baza batuma umuntu azajya avugana byinshi akabisohora. Nta bayobozi nzi ngiye bazaga bagurisha urumogi, bakareza abantu babona umutangiye kuzana ngo umutwe munini bakagusetinga, polisi kabira gufasha kagufunga. Wajya kuburana wagira ngo ujye kuvuga ukuri ko yangu nuramuka bivuze ngo barakata imyaka 30, ngo mugende ucece kukatirwa ngo imyaka 6 ngo uzata. Reka namakuru yose twatuyafite urubyiruko rurarenga. Muri ku urumogi wabanywe barukurahe barukinga, bo ni barumwe. Bose nta kuvuga ngo mu magereza bagiye bagakora iperereza ugasanga nk'abantu bafungiye muri gereza zitandukanye. Tuzasanga abantu bose bafungiye muri izo gereza bazira koko abajyani reka myihutisha icyaha baba bakoze cyo kingana n'uburemere bw'icyaha bahawe, ahubwo bazagende n'ibyo bintu byigeho. Hari abantu bafungiye mu magereza usanga umuntu nta cyaha n'iki na kimwe afite, n'iki na kimwe, ahubwo nimba ibyaha babiteke, nimba byaranyobeye, nimba babihimba, nimba babiteka nyine bigashya bakabati icyaha cyahiye gikwirira muntu. Icyo ngicyo cyo Iwawa n'amagereza binara n'umutwe, simba cyane kubisubiramo cyangwa kubivugaho, kuko hari byinshi nzi ku magereza y'Iwawa n'ibiki. Abana b'abasore barimo bapfira mu magereza bazira ubusa, benshi urubyiruko rwakokoreye igihugu. Abana b'abasore b'abakene, abana beza bakorera igihugu, ariko bari kubura mu magereza bakata imyaka ngo 15. Kibaza umwana w'imyaka 25 azafunga imyaka 15 azasohoke mu gihugu akorera iki? Aho ko bareba wa mwana ufite ubwenge ku ishuri warucangamutse usa afite ubumenyi, ati iki cyana wenda nicyo kwa runaka cyakirira gutyo ugasanga ejo ngo bamufatanye urumogi. Gusa umuntu ajya kunywa urumogi atari ibibazo afite n'ubukene. Rega ntabwo ngiye nibaza ko umuntu yaba abayeho neza ngajya ku biyobyabwenge, afite imirimo yo gukora ngajya ku biyobyabwenge. Umuntu ajya muri ibyo bintu byose bitewe n'uko yani
nta kintu afite kimugira bize. Niba umurirwa yicaye mu rugo nta kintu ari gukora, areba televiziyo, ari amafilimi y'abasani, ariko abantu bari kwiyoza ibiyobyabwenge, ni gute atazabikoresha? Azabikoresha kuko nta kindi kintu afite nawe kimuvana muri ibyo ngibyo. none ngabo ibi bintu ubona ibi bintu bigomba kurangira gute mu myaka 28 iyi leta ya FPR itegekwa na Perezida Paul Kagame ikora ibintu nk'ibi ngibi, kandi biravugwa nzi ko mubivugira mu gihugu, nzi ko abantu babizi byose, ariko kugira ngo umuntu amari imyaka 28 ari uku nguku abishijeho abaturage, byitwa ko ashinzwe kurengera ubuzima bwabo, agomba kubeshaho neza, agomba gukora ibishoboka byose imibereho myiza yabo igahura izamurwa buri mwaka buri gihe, ubona ibintu bizarangira gute? Ubona iyi leta hari ubushobozi cyangwa se hari ubushake ifite bwo kugira ngo ifate neza abaturage bayo? Yego, igihe ikintu igitekerezo cyanjye ku giti cyanjye, apana ku bandi bantu, njye sindi kuvugira undi muntu, ndi kuvugira kumva mu mutwe, ariko nubwo ari uwo twahuza ariko wenda udahari byaba ari amahirwe. Ndatanga urugero, umubyeyi abyara abana b'abasore n'abakobwa, tuvuge 5 mu nzu, akabarera, akabaheza buri kimwe cyose afite, ariko yamaze gusaza, mwemera ko uwo mubyeyi aba atagifite ijambo, ari igihe ijambo ribura, ahubwo mu bana biwe hakavamo umwe yatoje neza, akaza akamufasha akayobora urwo rugo, uwo musaza nawe akicara akabara nk'umwana mu rugo. Icyo mbona ibi bari bibisha ngo abayoboye neza, arabayoboye nta kibazo, ariko ndakeka mu myaka 28 amaze ayoboye abaturage, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakagombye kureka mu bana yatoje nabo hakagira abaza bakigaragaza, wenda nabo bakagerageza cyangwa gahiza amahirwe n'abandi bakaza bakayobora. Ibyo bwa ngo bamwongere nk'imyaka ingahe, ngewe nta na rimwe nzatora ndi gutora umuntu umwe gute se? Demokarasi bavuga ni iyi, ibyo bwa ngo bazamutora 100%, 100% ntarimo se ni gute? Bajya bavuga ngo bamuteye 99.9%, ariko nta zito ryanjye bariri baheza abandi bantu nabo bayobore. Rero tugiye kuba ko igihe cyose amaze ayobora nta yigishije injiji gusa, bivuze ngo atwiyacyajinjije aracyari kutuyobora, ntarabona umuntu wamusimbura, kandi si wazi ngombwa ngo amubone kuko hari abanyabwenge benshi cyane bagomba kuza bakamufasha. Ikindi bagomba gukora leta y'u Rwanda ibishaka ko abana urwo rubyiruko bavuga ngo rwiyahoje mu biyobyabwenge ntibarushakira akazi rukora, rube bize, nizo nyungu zabo. Naho bitari ibyo ngibyo, n'ibitari ibi bazabikora, ahubwo noneho bizagira igihe kimere nk'aho muri Kongo batangiye kujya bakora n'imitwe y'ibyihebe, noneho ahubwo byo bagatangira bitegura. Kuko ngewe nyumva nkiriyo nagenza kunyica 3, 4, 5 nari kujya no kwiba n'izo mbunda nayi nkashinga umutwe wanjye tukajya dushaka uburyo kitwaba. Kuko ngewe aho bigeze ni ukutwa Imana ndaraye kumara mu ijuru, urubyiruko rurakinnye, kandi urubyiruko nirwo rwinshi, kuko abagabo bo nta bahari mu gihugu, abagabo bose bari muri gereza, abagabo n'abasore bari muri gereza, abantu bahari ni abakobwa n'abamama n'abakecuru n'abasaza bakiya, ko abasaza bo benshi nabo baracyafunze. Mu gihe bose badahari, simbona ko icyo gihugu kizanatera imbere, ntabwo tuzahora twicwa n'inzara. Igihe igitekerezo cyanjye nicyo ngicyo, ni uko yareka abantu yigisha imyaka 28 nabo bakatuyobora, tukora ko aricyo twaba. Wenda aryo basanga batuzana wenda ibyiza kuruta wenda kurya ibyaduha, nubwo nta cyiza nge cyabone, ntacyo kabisa kiza gute. Urakoze cyane Ngabo. Urakoze cyane kuri ubwo buhamya n'ibitekerezo utanze, kandi ibyinshi turanabyemeranywaho cyane rwose. Reka noneho twumve na David Kayitere icyo avuga kuri ibyo ngibyo. David Kayitere agiye tuganiriza ku matekinika akorwa mu gihugu. Ubuhamya bwawe hagaragayemo itekinika, yagiye atubwira uburyo leta yikorera business gusa. Mu buhamya bwawe byagaragaye ko ari mu business, nibavuze ngo gira inka munyarwanda, ariko bakaba bafite abo bahi inka abandi ntibazibahe, kandi bose bari mu bukene. Ibyo biragaragara nyine ko abantu bibiri muri business. Mu buhamya bwawe utubwiye n'ibibera Iwawa, bimwe rero ntarinzi, ginayenze ko hajyayo abantu bashaka kwikiza gusa, ba mayibobo, abana bo mu muhanda babuze abantu bakuru babafata neza.
ariko utanze ubuhamya bukomeye cyane, ariko watanze n'ubuhamya bw'ubuzima bwawe bwite, nubwo harimo bimwe wagiye utavuga kandi birumvikana kubera impamvu z'umutekano. Ndagushimira cyane. David Kayitare, uyu munsi twagize undi muntu w'urubyiruko uza kutwunganira mu biganiro dusanzwe dukora, bikaba ari umusaruro mwiza w'ibintu tugenda tuvuga, ibyo tugenda tubwira abantu nabo bakumva ko bagomba kubigiramo uruhare. Ibi rero kuba byanagenze gutya ubifitemo uruhare rukomeye cyane, kuko uvuga uri mu gihugu hariya kandi urabona ko abantu bagenda batinyuka. Uyu munsi Ngabo avuze ari mu bihugu by'abaturanyi, ariko ejo bundi hazaza abandi, ari nabyo ngira ngo mbwire abari muri FPR. Ejo bundi hazaza abandi nabo bavuge, ejo bundi hazaza abashinga channels yabo ya YouTube, bizagera banavugire mu gihugu, ntago muzabarasa mu mashuri. Ibintu byo gufata ibibazo mwateje abaturage mugahitamo ngo kubahungeta kugira ngo mubihishe, ntago ari ibintu bizaramba. Kandi ababigiramo uruhare, murumva ibyo Ngabo yavuze, hari naho yavuze ati bo hari ibyo ntari buvuge, ariko amazina yanyu yose arazwe. Mwe mugurisha imogi mugafungisha abana, mwebwe muhimbira abantu ibyaha, mwese murazwe. Mwe mutanga utuzi, mwe muhungeta abantu, mwese murazwe. Natwe hari amazina dufite, ariko ntago dushobora kuyavuga kuri radio Iteme, ntago ari izo nshingano zacu. Ariko umunsi ubutabera nyabwo bwabonetse, hari abantu mutazasimbuka amabi mwakoreye abaturage. David Kayitare, fata ijambo ugira icyo tubwira ku buhamya bwa Ngabo, unagira icyo tubwira kuri ibyo bindi byose yavuze bijyanye n'ubuzima bw'urubyiruko mu Rwanda. Ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Ashire, uranyumva? Ndakumva neza cyane, wakomeza. Mbere na mbere ndabagushimira, ariko reka mfate uyu mwanya nihanganishe umuvandimwe Ngabo Patrick ku bibazo yahuye nabyo, ku karengane yahuye nako. Urumva ko no mu gutanga ubuhamya urumva ko afite agahinda gakomeye. Birumvikana abanyarwanda twese buriya imitima yacu iriho ibisebe kubera imiyoborere mibi, guhera mu myaka yashize ya kera, kuva twabona ubwigenge na mbere yaho. U Rwanda twagiye tuyoborwa n'ubuyobozi bubi, ubuyobozi butubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ibyo bintu ni byo kunengwa cyane, aho umuntu afata umwanzuro wo kwica umuntu mugenzi we. Ibindi byose wabyihanganira, ni ibintu bibaho muri iyi si, ntabwo turi abamarayika. Ariko iyo ufashe umwanzuro wo kwica umuntu, ifashe umwanzuro wo guhungeta umuntu, iyo ufashe umwanzuro wo kwica abantu 10, 100, 1,000, miliyoni, aho ngaho ntabwo twakwemeranya rwose. Niyo waba uncumbikiye wambwira uti genda, ariko ntabwo nakwemeranya nawe ko wica abantu, ntabwo nakwemeranya nawe ko uhungeta abantu. Rero nk'uko ingoma cyangwa repubulika zagiye abantu bagiye basimburana ku butegetsi, wenda reka duhere hafi hano ku butegetsi bwa Habyarimana. Habyarimana na Kagame, ariko harimo abandi bayobozi, ba Pasiteri Bizimungu, ariko cyane cyane tuvuga Habyarimana cyangwa se Kagame Paul, kubera ko nibo barambye ku buyobozi, nibo dusa naho tubara cyane. Uyu mwana rero yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko niyihangane. Gusa abanyarwanda bose buriya bahuye n'ibibazo bikomeye, bahuye n'ibibazo by'ubwicanyi, ibibazo by'inzara, ibibazo bitandukanye byatewe n'imiyoborere mibi. Kugeza na bugingo n'ubu
nibyo tukirimo guhura nabyo hano mu Rwanda. Abari mu gihugu murabizi ibibazo turimo by'inzara, ibibazo byo kubura imirimo, ibibazo by'abantu bapfa mu buryo butavuzweho rumwe, mu buryo budasobanutse nka Kizito Mihigo. Iyo ngiye kuvuga rero ku bintu nk'ibi ngibi by'impfu z'abantu, nirinda kuvuga amazina kuko umuntu ashobora kuvuga ati njyewe turabizi ko hari abantu benshi bapfa ntibanavugwe, barenganyijwe, bishwe, ariko mujye mutubabarira, hari amazina agaruka, ntabwo njya nibagirwa rwose kuvuga Kizito Mihigo. Nubwo abantu bapfuye ni benshi mu Rwanda, ndakeka ko nta muntu n'umwe mu Rwanda w'umunyarwanda utarabuze umuntu we. Hari abapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi, hari abapfuye bazize ubwicanyi butandukanye, nk'ubwicanyi bwabereye ahantu hitwa Igorora muri za Kiziguro, abantu babizi, n'ahandi hatandukanye ntabwo navuga, muri za Kongo, mu nkambi z'impunzi za Kongo, n'ubundi bwicanyi bukomeye cyane. Ni bwinshi ntabwo wavuga ngo uburondore. Rero abanyarwanda barapfuye, igihe cyari kigeze kugira ngo twiyunge, twongere tubeho mu buryo bw'abantu, tureke kubaho mu buryo bwa kinyamaswa. Leta rero nk'uko iyi leta turimo ya FPR iyobowe na Paul Kagame, nk'uko yatekinikaga nk'uko wari umaze kubivugaho, ni iyi ngiyi yo yaje yo itekinika birenze. Halo? Uranyumva Shire? Yego ndakumva neza. Muvandimwe Kayitare, hari aho byari bigiye gucika, aho wari uvuze ati iyo yaje itekinika birengeje, ndumva ariho wakomereza. Iyi leta rero turimo yaje itekinika bikabije, sinzi ukuntu nabyita ngo ni birenze igipimo. Ushyize nko ku ijanisha ni nka 500%. Urumva ko byarenze igipimo cya percentage y'ijana. Ubundi ibintu imibare yarenze gutyo biba ari ibintu bikabije, ugereranyije ukuntu leta isohora imibare nk'ubu mu Rwanda. Mu by'ukuri ubukene buhari n'ibibazo by'inzara n'ibyo kurya bidahagije mu baturage, hakabaye haraje ya mishinga itanga yunganira abantu bari mu bihe by'inzara nka za World Food n'iyindi mishinga ifasha abantu idagamije inyungu. Ariko kubera abayobozi bacu, kubera abayobozi bari selfish, badashyira mu gaciro, bavuga ko twakize, ahubwo uwo muco wo gutekinika wageze no mu baturage, wageze mu banyarwanda bose, aho n'umuturage iyo ari mu ruhame ashobora kukubwira ati rwose nta kibazo, meze neza, ariko mu by'ukuri atari ko bimeze. Uwo muco wo gutekinika kandi wageze no mu bayobozi. Abayobozi niho wahereye, genda umanuka ugera mu baturage basanzwe, ugera mu bana. Ariko mu by'ukuri reka mfate uyu mwanya nsaba abanyarwanda bazajye bavugisha ukuri, kuko ukuri kurakiza nk'uko babivuga. Niko kwagukiza. Muvandimwe Kayitare, ibintu uvuze ni ibintu bikomeye, numva tutapfa gusimbuka gutyo. Uravuze uti itekinika rituruka mu bayobozi bo hejuru, urongera uti birageraho bikagera mu baturage nabo bagatekinika. Ese buriya
abo bantu bafite ubutegetsi mu gihugu abo bafata ibyemezo kuko ngira ngo tugeze kubiganiraho tuvuga duti mu gihugu hari urwego rutazwi kandi hari urwego rutazwi rufata ibyemezo birenze n'ibyo leta ifata cyangwa guverinoma ifata. None niba abaturage nabo batekinika, Perezida Kagame mu byo akora cya gihe iyo yahuye n'abaturage bagakoma make, iyo hatangiye ibintu bya campaign ngo y'amatora, abona abaturage buzuye ahantu hose n'amadarapo n'imipira ya RPF, uriya ajya yibuka ko nabo bamutekinika. Nako kantu nagira ngo use nkugira icyo uvuga ariko unakomeze ku gitekerezo cyawe, ariko numvaga tutari kugasimbuka ku kantu. Urakoze muvandimwe kuba unkebuye cyangwa se umpaye igitekerezo nanjye kugira ngo ngire icyo nkivugaho. Perezida arabizi ko baba bamutekinika kubera ko no mu matora twigeze kuganira nkubwira ukuntu amatora akorwa. Buriya rero abantu babaye bamukunda nk'uko ubu bireba ku mateleviziyo cyangwa ubireba kuri social media n'amadarapo n'imipira ya FPR, ntabwo abantu bajya gutora ngo babakurikire ngo babereke aho batora. Bakabaye bazi ko nyine kubera urwo rukundo bamukunda nta wakurikira umuntu ugiye gutora ngo amutore ngo bamwereke aho atora. Ariko kuko nawe abizi ko baba bamufera nk'uko abaturanyi babivuga, baba bamutekinika, arabizi nawe. Kubera izo mpamvu zose rero niyo mpamvu ubona bakurikira umuntu, kugira ngo nakubwiye ukuntu nagiye gutora bakankurikira bakambwira bati tora ahangaha. Urumva bakabaye bizeye neza yuko ndi bumutore koko kubera ko umubare w'abantu bamukunda ari benshi. Ari naho ngira ngo mbihuze na cyaha bahimbira abantu cyo kuvuga ngo kwangisha ubuyobozi abaturage. Ntago wakwanga ubuyobozi, ntago wakwanga umuntu ukufata neza cyangwa se ukugirira neza nuko undi muntu yamukwangishije. Kandi mu by'ukuri ibyo bintu baba bavuga ngo kwangisha umuntu abaturage, ahubwo ubundi ukuntu bakabaye bagisoma, sinzi ko nabwo cyaba kikibaye icyaha, bumva bagisimbuza nk'ijambo rivuga ngo ubwiza ukuri abaturage ibigenda mu gihugu cyangwa se ibibera mu gihugu. Urumva ko nta cyaha cyaba kibayemo kuko kuvugisha ukuri nta cyaha kirimo. Gusa biba icyaha iyo uvuze ibintu bibi bikorwa bibaho, kuko FPR yo isa bivuga ko iyobowe n'umumarayika n'umutangabugingo, ngira ngo mboneraho n'akanya. Gusa sinzi wenda niba abantu babivuga wasanga wenda ari njyewe utari mu murongo, nanjye mba ngomba kubivuga simbizi. Vuga nti umutangabugingo ibintu byose njya numva abantu babivuga. Sinzi nawe Ashire, ndumva wagira ikintu bivugaho ukambwira ko ni wenda nananiranye ko njye ntago nshobora kubivuga. Amagambo nk'ayo ngayo, kwita umuntu umutangabugingo, kwita umuntu umumarayika cyangwa se ayandi magambo ajyanye asa nk'ayo ngayo. Bwana Kayitare, ndafata umunota umwe wonyine rwose ngira icyo mbivugaho. Kuri njyewe Perezida wa Repubulika ni umukozi wa rubanda. Tunagiye kure, hari privilege, sinzi ukuntu bazita mu Kinyarwanda, ariko hari ibintu anabona nk'inzu ya leta, ingendo zishyuwe, ibi byose bibona kubera amafaranga y'abaturage. Perezida wa Repubulika rero ni umuntu ugomba gukorera abaturage. Perezida wa Repubulika ni inshingano.
ni ukuvuga ngo izo nshingano nge kuri jyewe mu gihe ari nziza nshobora kuvuga nti ndazishimye, ariko nta nubwo ari itegeko ko nshima perezida wa repubulika ku byiza byabaye. Ni inshingano ze, niko agomba gukora, byanditse mu mategeko. Ukuntu bashimira rero perezida wa repubulika mu mahame ya repubulika, bamushimira iyo igihe cy'amatora kigeze, ishyaka rye rikongera rikiyamamaza riti twakoze neza, tuzanarushaho, turashaka ko mwongera kudutora mwa baturage mwe. Niba narabonye ko yakoze neza koko, nkabona ko ubuzima bwanjye bwazamutse, nkabona ko ubuzima bw'abagenzi bwanjye bwazamutse, ni nawo mwihariko mu Rwanda usanga abantu batoneshejwe batavuga, bagaceceka bati bimeze neza, bakazibuka kuvuga uko byabagendekeye nabi. Icyo kintu ni ikintu kibi cyane kigomba no kuvaho. Ariko kuri njyewe niba barakoze neza, nkabona n'abagenzi banjye babayeho neza, nzabatora. Ariko niba batarakoze neza, ntabwo nzabatora. Iryo ni ryo hame ngenderaho, kuko tugendera mu mahame ya repubulika. Ari ubwami navuga ibitandukanye, ariko nta nubwo njye nemera ubwami. Ariko gufata umuntu uhumeka nkawe, uva amaraso nkawe, uzapfa nkawe agahambwa mu butaka nk'abandi, umuntu ushobora kurwara akavurwa nk'uko nawe uvurwa, umuntu narwara malariya bazamuha umuti nawe baguha ukiza malariya, ni gute ufata umuntu ukamwita ngo mutanga bugingo? Yaguhaye ubuhe bugingo? Noneho ikintu kiyoberanye cy'abanyarwanda, cyangwa se nta nubwo kiyoberanye, ko abanyarwanda barahakirizwa, bakunze no kugira uburyarya, bakabeshya umuntu ko bamukunze kandi batamukunze. Ariko byose turabizi, ibyinshi biterwa n'iryo terabwoba rigeraho rigahindukamo umuco abantu bafataho kugira ngo babashe gukiza amagara yabo. Ariko na rimwe tuzashyigikira uwo muco, nubwo tuzi impamvu benshi bawugenderaho. Tugomba kuwurwanya mu mizi yawo. Ntabwo rero nshobora gufata umuntu umeze nkanjye ngo kuko afite inshingano zo kuba ari perezida wa repubulika, ngo ntangire mwite ngo mutanga bugingo. Ubuhe bugingo se? We ubwe yarabwihaye, ntiyavutse nk'abandi. Ni kimwe n'umuminisitiri ngo umuyobozi, reka da, niba reka mfate nka minisitiri Kaboneka, umuturage w'ikangondo yarambwiye ati mwansenyeye amazu 2, nari mfite inzu mbayemo n'umugore wanjye n'abana banjye 8, n'indi nzu nakodeshaga intunga, byose murabishenye kubera inyungu za wa mushoramari bavugaga. Ubwo urumva nyine ibya tekinika ryabo. Kaboneka uzi ukuntu yamusubije, yaramubwiye ngo iyo nzu twaguhaye y'icyumba kimwe, wowe n'abana bawe mujye mwakuranwa, abana baryame nijoro, mwe muryame ku manywa. Niko yamusubije. Nje kuri njye uwo muntu sinshobora kumwita umuyobozi, nta nubwo nanamwita umuntu, namwita ko n'umuntu ukeneye kugororwa, umuntu witwa ko abeshejweho n'imisoro y'abaturage, akabafata uko nguko. Ni ubutekamutwe burengeje, burimo n'ubugome buteye ubwoba. Ibi rero ni ihame, cyangwa se nge niko mbyumva, niko migenderaho, kandi numva na buri muntu ari uko yagomye kubigenderaho. Ndabarahiye abaturage badahari nta buyobozi bwabo buhari. Nigeze gutanga urugero, ntidufate ku kwezi nta bantu bahatuye, ntago uzahasanga Loni, ntago uzahasanga abaturage, ntago uzahasanga leta, ntago uzahasanga ibihugu, cyangwa se ntago uzahasanga abayobozi cyangwa se abategetsi. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, ubutegetsi ubwo ari bwo bwose bubaho kuko bufite abaturage bugomba kuyobora. Mu gifaransa babyita ngo gestion de la cité, kuba abantu bafite aho batuye ku butaka, hakaba ari abantu bavuga bati twebwe tuzabigenza ukuntu kugira ngo abantu imibereho myiza yabizamuke. Mu gihe atari ibyo rero, abo si abayobozi, abo ni abatekamutwe, ni abajura, ni abantu baba baje gukorera inyungu zabo bwite, batanagamije na gatoya ko umuturage yamererwa neza. Ingaruka zabyo ni ibi ngibi turimo kuganiraho. Ndumva wakomeza David Kayitare tukagana no ku musozo, ariko ndumva bikunze wakomoza kuri rya tekinika, iryo tekinika uvuze riri mu maturage rikagera no mu buyobozi. Ubu ni tekinika, amaherezo yaryo uyu muco uzacibwa ute? Ni gute tuzawukura mu Banyarwanda? Ni gute tuzawukura mu rubyiruko? Kuko iri tekinika rifite n'ingaruka zikomeye mu mibanire dufitanye n'akarere. Wansobanurira ko umuntu wafunze umupaka w'u Rwanda na Uganda yari afite izihe nyungu ku muturage? Uwafunze umupaka w'u Burundi n'u Rwanda yari afite inyungu zihe ku baturage? Umuntu uri mu gushoza intambara mu gihugu cya Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni izihe nyungu umunyarwanda afitemo usibye amakuba n'ibyago bidutegereje niba tutirwanyeho ngo aba bantu tubamagane bo gukomeza gukora amabi mu mazina yacu? Ni iki cyungukira umuturage? Ahangaha kandi ndahamagarira abitwa intore bashyigikiye leta, bashyigikiye ibintu by'intambara, bazaze muri iki kiganiro rwose. Nzabaha rugari, njye ntabwo ntinya kuganira n'umuntu tudahuje ibitekerezo. Nzabaha rugari baze batubwira inyungu bakura mu ku giti cyabo. Ubwo rero ndumva wakomeza, hanyuma tukaza guha n'ijambo muvandimwe Ngabo tugasoza ikiganiro. Urakoze muvandimwe. Ibijyanye n'itekinika ahangaha mu gihugu iwacu mu Rwanda bishingiye, njye ku bwanjye mbona bishingiye gushaka gutinda mu butegetsi cyane, ari naho ibyo ngibyo byo gufunga imipaka byose biva. Ni ugushaka gutinda mu butegetsi cyane, gutinda ku buyobozi cyane, aho leta ibaho yikanga, aho leta ibaho itizeye, hagira agakoma ikabifunza umupaka, hagira ikiba abaturage Muvandimwe Kayitare birimo gucika, inzara bakaburira aho bahahira. Uranyumva? Ndakumva, ariko mu kanya byasaga nk'ibiri mu gucika kubera wenda ikibazo cya connection. Abadukurikiye mu twihanganire, ariko ndumva wakomeza nta kibazo, ariko turimo gusoza ikiganiro cyacu. Okay. Nari ndimo kuvuga nti ibibazo biba mu Rwanda, ibibazo tugira hano mu Rwanda bishingiye gushaka gutinda ku butegetsi, kudasimburanwa ku butegetsi. Imyanya yose irasimburwa ariko perezida ntabwo ajya asimburwa. Ibyo byose, ibyo by'ubwicanyi, kwica abatavuga rumwe na leta, gufunga abanyamakuru, ibyo byose bishingiye ku gushaka gutinda ku butegetsi, ari naho nabyo bituma abanyarwanda barengana babigwamo. Ibyo byo gufunga urubyiruko ruri mu magereza ni rwinshi. Hari amagereza azwi, ama central prison nka Mageragere n'ahandi, ariko hari n'ayandi magereza atazwi, ayo bita ngo ni transit, batwarayo abantu ngo ni mu nzererezi. Ariko ibyo byose biterwa no kubura imirimo, kwa kundi leta yashyizeho gahunda yo gukenesha urubyiruko kugira ngo bagume aho ngaho mu gihirahiro, hatagira umuntu uvuga, hatagira umuntu wisanzura. Ko abantu babaye bameze neza, abantu babaye bafite imirimo, bafite ibikenewe, bafite ubwisanzure, bashobora kuvuga bati turarambiwe. Kubera ko mu by'ukuri hano mu Rwanda abantu banyotewe n'inyota, bafite inyota yo kuba babona ubuyobozi bushya, kuko barambiwe ubuyobozi buriho hano mu Rwanda. Kuko ibyo byose by'itekinika babitekinikira abanyamahanga, ko batahaba, ko u Rwanda, abayobozi b'u Rwanda bashaka kugira ngo bigaragaze neza mu mahanga, ariko mu rugo bicika bimeze nabi. Ibibazo ari ibibazo, ubwicanyi, kwica abatavuga rumwe na leta, abafungiye ubusa, abanyamakuru, uvuze ukuri wese baramufunga. Rero warumbajije uti ubona byakemuka gute, ubona ibibazo biri mu Rwanda byo gutekinika byakemuka bite? Uko byakemuka, byanyura mu kintu cyo bita education, cyangwa se kwigisha. Nk'ibi ngibi turimo kubwira abantu ibintu uko bimeze ukabigisha. Buriya kwiga ni ikintu
gikomeye, ntabwo wakwiga ikintu ngo abantu bareke kugifata. Urabona nk'uko bigisha abanyarwanda ngo ibintu by'intore, urabona ko neza neza nk'uko James Kabarebe yabivuze ko ari uguforomata abantu neza neza, barabaforomase. Nk'umuntu warokotse nk'ubwicanyi bwabereye nk'ahantu hitwa Igorora, akaba aririmba FPR, ubwo ngubwo urambwira ko uwo muntu bataramuforomase kandi ariyo azi uko byari bimeze, azi ko ariyo yari igiye kumwica, ariko akayiririmba, akaba adashobora kwitandukanya nayo. Ni urugero ntanze aho ngaho, ariko hari abandi benshi ntazi byababayeho, barokotse ubwicanyi, barokotse ubugizi bwa nabi butandukanye, ariko still umuntu agakomeza aririmba uwamugiriye nabi cyangwa se wari ugiye kumwambura ubuzima. Ndumva rero tuzakomeza kwigisha cyane cyane urubyiruko. Buriya urubyiruko nirwo rutazi amateka y'u Rwanda, nirwo rutazi ibyari biriho mu myaka yashize, ahubwo bavutse bagwa mu gutekinika, bagwa mu biriya byo kuforomata urubyiruko nk'uko James yabivuze. Ndumva twazakomeza kubigisha, kuko umuco wo kubeshya, umuco wo gutekinika rwose ugiye gufata intera, wafashe intera ndende muri iki gihugu cyacu. Ubuyobozi hejuru, ubuyobozi bwo hasi, buri muntu wese aba ari kuri pressure. Nta muntu uyobora akoresheje umutimanama we, ahubwo abavuga ati unkuriye arabibona gutya na gutya. Noneho ni nayo mpamvu ibintu byinshi bipfa, nuko umuntu abikora nta mutimanama, ahubwo abikoreye kuri pesi cyangwa se kuri kumukuriye, atabikoze nk'uko byakabaye bigenda. Umuvandimwe rero, urumva nagusubiza ijambo, tugakomeza tugasoza nk'uko wari ubimbwiye. Mbashimira, ndagushimira cyane n'umuvandimwe Ngabo, ndamushimira n'abazatwumva. Ariko ntago njya nsoza ntihanganishije abantu turi hano mu Rwanda, cyane cyane urubyiruko rudafite imirimo, abo bose bari mu mapurizo, turabazirikana. Ariko tugomba gufata iya mbere kugira ngo twikureho ubu buyobozi, iyi ngoma y'igitugu, biriya byo kuvuga ngo nta ngoma itica, ngo nta ibyo byose ni twebwe urubyiruko ruzabikemura, nk'uko n'urubyiruko rwafashe iya mbere rukajya kurwanya leta ya Habyarimana kubera ko itayoboraga neza, tukagira ngo wenda iyisimbuye igiye gukora neza. N'iyi ngiyi rero ntabwo twaba tubaye abanzi b'igihugu tuyirwanyije, tuyivuze ukwiri. Ntabwo turi abanzi b'igihugu, ahubwo umwanzi w'igihugu, kuko twavuze ko igihugu ari abantu. Umwanzi w'igihugu uwo nguwo ubicisha inzara, ni uwo nguwo ufunga abantu, ni uwo nguwo wica abantu, ni uwo nguwo ufunga abanyamakuru abatabyumva kimwe nawe, uvuze ukuri. Uwo nguwo niwe mwanzi w'igihugu, ahubwo abo ngabo bita abanzi b'igihugu nibo bakunda igihugu. Njyewe niko mbibona. Urakoze muvandimwe Ashire, ndumva naguha ijambo, nagusubiza ijambo. Urakoze cyane muvandimwe Kayitare David uri i Nyagatare. Urakoze cyane ku bitekerezo byawe, no ku byo usangije abanyarwanda, ku byo wifuriza igihugu cyawe. Hari ikintu wavuze cyiza cyane cyitwa education, ubwo wenda mbivuze mu Kinyarwanda ni ireme ry'uburezi. Ubwo rero urugamba rurambye, cyangwa se urugamba turwana mu buryo burambye,
ruri muri icyo kintu cy'ireme ry'uburezi, kongera kuriha agaciro, kongera kurisubiza indangagaciro nzima zizatuma abanyarwanda babana amahoro bakabaho bisanzuye mu gihugu cyabo. Ntitwumve abantu nka Ngabo bahunga igihugu kubera inzara, kubera ibibazo bikomeye. Nitwumve abantu bicirwa hanze, ntitwumve inkambi z'impunzi ziri hanze. Ngewe buriya afite n'ubushobozi hakaba n'imbaraga zaboneka muri leta, ikintu cya mbere ni ugucyura impunzi abantu bose bakajya mu gihugu cyabo bakabaho bisanzuye. Ibyo bintu tuzabiharanira mpaka, nta muntu uzatubuza kubiharanira. Imyaka bizatwara iyo ngiyo. FPR yabiriho yabitariho, n'uwifuza kuzayisimbura akumva ko azakomeza mu mujyi wayo, ntago bizakunda. Tuzakomeza duhangane nabo. Urakoze cyane rero. Ndagira ngo numve niba Ngabo agihari kugira ngo nawe agire ikintu avuga, afate ijambo rya nyuma, hanyuma dusoze ikiganiro. Ngabo Patrick, uranyumva? Ndabona Ngabo Patrick ashobora kuba yagize ikibazo cya connection, kandi ndasaba abazumva iki kiganiro n'abadukurikiye kutwihanganira. Aho yavugiraga hari urusaku kandi byamugoye kubona ahantu hatuje yavugira, ariko mujye mubyibuka abantu bose baritanga uko bifite, uko bashoboye, kandi turi ku rugamba. Urugamba rero ntabwo rukorwa muri kondisiyo nziza, hari ubwo bishoboka n'igihe bidashoboka, ubwo muzatwihanganira. Ndagira ngo rero dusoze ikiganiro cyacu, hanyuma tubabwire ngo tuzagaruka vuba cyane, kuko ibi biganiro tuzabihozaho kugeza FPR yongeye ikaba FPR y'amahame 8, kuko ntayo twigeze tubona. Nibidakunda ibi byose ikora, igomba kubuzwa imbaraga ikoresha kugira ngo ihungete abaturage. Ni ukuvuga ngo mu gihe bagifite amahirwe nayo kandi agenda bamakeya, nimuhindure ibi bintu byo guhohotera abaturage. Nimutabihindura, mbivugiye aha, nimutabihindura, amateka ubwayo yagiye atwereka ko abantu bageraho bakabihindura. Nimutabihindura, abantu bazabihindura. Namwe ubwanyu, ndabwira Perezida Kagame, ndabwira abo Kabarebe n'abandi bose bari ku rugamba rwa RPA barwana muri 90 na nyuma yaho, ubwanyu mwafashe imbunda. Bwo hari ibindi mwari muhisha, ariko mwafashe imbunda muvuga muti baraduheje mu gihugu, hari ibibazo bikomeye byananiranye byaze guhinduka, muraza mukora nk'ibyo bintu byose. Haribwo mvuga ni muri nabi yavuze cyangwa se muri n'abasazi. Ibintu niba mwarabonye amakosa yabaye mbere, mukabona uburyo ayo makosa kugira ngo akosorwe cyangwa se aveho byasabye ikiguzi cy'amaraso menshi y'inzirakarengane, impfu zitari zikenewe. Kandi nabwo ubwo tuba tuvuga amateka dukurikije nyine amateka uko ari, ariko n'ibyo bintu mwabikozemo n'amanyanga akomeye cyane, kuko muri uru rugamba mwaratekinise ibintu byinshi cyane. Mwikuyeho abasirikare bakomeye batifuzaga ibintu by'ubwicanyi, mutera udufuni abana babasanze ku rugamba, mwica abaturage iyo zabyumva, muhanura indege ya Perezida Habyarimana. Ibyakurikiyeho ni jenoside yakorewe abatutsi, nayo kandi birazwi, ubuhamya burahari bw'abatutsi ubwanyu. Movement yanyu cyangwa se iri shyaka rya FPR cyangwa se ingabo za APR nazo zagize uruhare mu kwicwa kw'abatutsi. Na n'ubu ngubu kandi murakica abaturage b'Abanyarwanda b'ingeri zose. Umuntu wese uvuze ko muri mukora nabi murahungeta, murica. Ibi rero ntago ari ibintu byabahira, ntago ari ibintu muzakomeza gukora abantu barebera. Ni ibintu biri mu kugana ku musozo. Niba rero mutekereza, ni mubihindure, musabe n'imbabazi Abanyarwanda, mufasha Abanyarwanda kongera kuba mu gihugu cyabo mu mutuzo, mwituze, mu mutekano, bagire uburenganzira mu gihugu cyabo ku butaka bwabo. Ndabona umuvandimwe Ngabo yagarutse. Ngabo, twari turimo gusoza, ndagira ngo ufate iminota nk'ibiri cyangwa 3
ugire ijambo rya nyuma wavuga hanyuma dusoze ikiganiro, kandi tunagusabe ko ubutaha nitwongera gukora ikiganiro wazaboneka tugakomeza gukorana. Ngabo, wafata ijambo. Ngabo, ndabona uri kuri mute, sinzi wakora kuri mute hanyuma ugafata ijambo. Bwana Ngabo, uranyumva? Ndabona rero Ngabo ndamubona muri studio, ariko ndabona navuyemo, ashobora kuba yagize ikibazo cya connection. Mbere yuko nzakora ibishoboka byose nkamugarura muri ibi biganiro bigenewe urubyiruko, akongera kubaha ibitekerezo, anakomeza kubaha ubuhamya bw'ibyo yabayemo. Ubwo reka turekere ahangaha, mvuge nti naho ubutaha. Mwese aho muri, Imana ikomeze ibarinde. Abafite ibitekerezo bashaka kudusangiza, muhawe ikaze, urubuga rwacu rurafunguye, kandi abanyarwanda twese duhujwe n'ubunyarwanda, dufite ururimi rumwe, dufite ubutaka bumwe, dufite igihugu kimwe cyiza cyane. Tubyibuke ibyo byose, twibuke indangagaciro nziza ziduhuza, hanyuma barizo duharanira. Ubwo rero naho ubutaha, Imana ikomeze ibarinde. Kanguka, kanguka, urunana rwaje